bakunzi ba Desem Brad, nizere ko mumeze neza, nizere ko mutwihanganiye. Tumaze iminsi tutabaha prank, na akazi kenshi muri no minsi, dufite akazi kenshi, ariko tugiye gushaka uburyo tubimanaginga mubone prank kandi mubone na filme. Ngira ngo no muri filme Urwibanga mumaze igihe mutayibona, ariko ikibazo twari dufite cyakemutse. So nkuko bisanzwe rero, ngiye gukorera umukunzi wanjye prank. Ubushize ninjye wamukoreye, ariko ndashaka kugira ngo mujye tekereza ngiye mukubita kabisa. So ahantu rero mubona ni muri ahantu tugiye gukorera Urwibanga, ariko umukunzi wanjye ntabwo azi ko twimutse aho twakoreraga Urwibanga, twarahinduye tugiye gukorera muri location nshyashya. Ntabwo azi ko twahinduye location. So iyi location ngiye kuyita hano hantu, ngiye kuhita nka apartment, yuko naje nkafata icyumba aricyo nshaka kugira ute, ariho nshaka ko aza tukaganirira. Ikintu rero ngiye gukorera umukunzi wanjye, ngiye kumushaka, ngiye kumwereka ko nshaka ko turyamana, ariyo mpamvu namuzanye ahantu nk'aha ngaha. So nshaka kureba umukunzi wanjye, mubwiye ko nshaka ko turyamana byagenda bite, ku buryo ndi bumubwire ko nitutaryamana turi buze gutandukana. Nshaka kugira ngo ndebe amarangamutima ye, ese ari buze kwemera turyamane, ese ari bubyange, ese biragenda biti. Ntucikwe, ukurikira akantu kandi ndabizi ko iyi prank iri buze kugushimisha kandi uri buze kugira ute gukuramo isomo. So namurangiye ahangaha, sinzi niba namurangiye ahangaha. Ibyo byose ari kuri moto, ndategereje ko agira ute, ndategereje ko amamagara. Namubwiye aho turi, murangira quartier, muhana na nimero z'umuhanda turiho hano. Ubwo negereje ko amamagara, ubundi hakagira ute, hagashya. So simwihamagara, ubwo Diopi mwihamagarire se cyangwa negereze ko amamagara? Tegerezo mu amasegonda. Tegerezo amasegonda. Ariko iyi prank urayibona gute? Prank ni sawa cyane kabisa. No kuvuga ngo ngewe man ngiye kumwereka ko mushaka byadanje. Ni indinzi atamenyereye, icyumba ni gishyashya, kandi ikindi urumva iyo tuyikorera hahandi, iyo tuyikorera hahandi, urumva nta yari kumenya ko ari prank. Ari kuvuga ati se ni gute wansohokana ahantu musanzwe mu yego, ariko nari mbonye mbiki, arahamagaye. Hello? Hello? Oui, bubite. Sawa, kuri kumbipa wahageze? Nahageze, sarambwiye amagara ariko kapa kamagara 3. Yego. Niko ndiho ndi kuri. Igipangu urabona gisa gute? Igipangu urabona gisa gute? Shokora. Okay. Ndaje ngufata. Ikina cyangwa ni kimbere yacu? Oya, nicyo ngicyo iruhande ho gato. Sawa. Kugikurikira iki ngiki? Uri ku gipangu neza cya shokora? Yego. Naho ngaho reka nze ngufate. Ngwino rabizi nanga muhanda kuri. Sawa. So murumva neza ko arahageze, reka njye kumufata ku gipangu, ubundi muzane ndebe umukunzi wanjye aremera ko turyamana, aremera, arabyanga, biragenda bite, kuko nge ndamubya niba utashaka ko turyamana reka tubirangize, wikomereze nanjye nikomereze. Araza kubyifata mati, ntucikwe, reka nsane umukunzi wanjye ubundi hashya. Noneho vuga nibagiye kubikubwira, reba muri rangoni, urabona karaga kutagahari, jyana kamera. Okay, ngewe nizeye ko komeza, wewe komeza komezaho gato aho. Ngewe reka muzane, urumva ndasanga waranje kugira. Urabona mpagaze aha,
Okay. Oya ndakwizeye man. Ndaje. Umvaga warambiwe se gute be? Wowe guhindwa ntacyo. Nyine nk'uko nabikubwiye ntabwo nshaka ko mba nshaka kujyana ahantu heza urumva waje se waje tukaganira mbe reka tujye dufata umunsi tuganire sibyo? Hari ikibazo se gihari? Egera hino kwanza nkubwire njye hari impamvu wakagumya ahubwo kumbaza impamvu kandi ndayikubwira. Egera hino sibyo waretse. Egera hino njye ndakubwira impamvu kandi urumva yumva sibyo? Umeze neza se? Umeze neza? Asebe kubona bisuhinduka hari ikibazo? Ntabwo natuzajya turuganirira ahantu nk'aho mu cyumba. Nese ubuza ahantu twakwicara. Nyine ahangaha ni amacumbi nyine kandi hari ikintu ngiye nshaka kubwira. Ndashaka ko tuganira kandi biba bikwiriye ko abantu bakundana bajya bashaka ahantu bajya bakaganira sibyo se? Sibyo? Kandi urabizi ko ntashobora kuguhamagara ku bintu bidasobanutse cyangwa se nk'umubwira ibintu. Urabizi ko akenshi nkubwiye ko nshaka ko tuganira ari ibintu biba biri serious sibyo? Kandi ikindi ntabwo twajya twirirwa mu kazi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ku cyumweru kigashira tukajya gukina mu mafilime atandukanye, nanjye nkajya gukina mu mafilime atandukanye. Tuba dukeneye ko byibuze twajya dufata umwanya tukaganira kugira ngo dukomeze urukundo rwacu. Ariko nyine tukajya ahantu tuganirira aho kwicara. Nose kuki wahisemo mu cyumba? Kuganira simbyanze kuko naje nanabyemeye. Ariko se tugiye kuganira uje muri chambre? Nose mu cyumba ari abantu baganirira? Ngenda gusobanura impamvu kandi byose uraza kunyuma ndabizi. Igihe tumaze dukundana maze kubona ko utari umuntu urumva be sibyo? Ndagira ngo nyine tuganire ariko utarakaye, ndabona utishimye pe. Kandi ibintu nshaka ko tuganira ntabwo twabiganira mbona. Ese ni ikintu ushaka ko tuganira? Ni ikintu ushaka ko tuganira? Banza ariko relax. Ariko ntabwo ndakaye gusa sinanishimye bitewe n'ahantu twicaye. Iyi Rero Kigali irimo ahantu henshi heza hatuje. Ibintu tugiye kuganira ntabwo natwabiganira utishimye rero. Nyine bimbwire ni iki se? Ntabwo bishoboka. N'ubundi rero ntabwo mood yanjye iri buhinduke. Ubwo rero niba mood itari buhinduke reka okay. Hano nahishyuye urabizi ko utapfa kubona amacumbi y'ubuntu. Ubwo rero reka dutahe nta kibazo kuko ntabwo nafata umwanya ngo tugiye kuganira. Ubuse ni gute nakubwiraga icyo nshaka kubwira utishimye pe? Nta kibazo tugende tujya ahandi.
tutanishyura Hehe. kugira ngo kuki se undi wata Oya, narangije kwishyura. kuki nyine wowe usubiye utabimbajije nk'umuntu mugiye kuganira ngo ubanze umitishe mubwire uti ngiye kwishyura icyumba ahantu icyo turi buganirire ariko njyewe wumve ngiye uko nk'umukunzi wanjye ntabwo nari nzi ko njye numvaga ari ibintu bisanzwe. ariko ibintu bisanzwe gute Ariko igihe cyose ugiye gukora i- ikintu umuntu amusanga mukora ikintu- ukamubaza ikintu njye natekereje urumva kuba ari mu macumbi, urumva kuba ari muri lodge numva atari icyo kibazo, ahubwo icyo twe tugiye kuganira. ariko umva ahantu turi nyine muri lodge Hmm? nyine umva ahantu turi ubu ngubu ndi umuntu ukwiye gufata ese ukaza kuba ari muri lodge nibyo bitesheje agaciro ibyo ngiye kukubwira. yego byonyine kuba twicaye hano bivuze ngo ikintu cyose ugiye kumbwira nta gaciro nagiha nk'uko twarebye inda hano tukicara cyangwa nkanaza mu rugo iwanyu tukicara tukaganira sibyo wowe urambwiye ngo Ako se usanga reka ahantu nkubwire tunafite be gahunda. mu rugo iwacu urabizi ko hariya ahantu ntuye nawe urahazi, Ahantu nturanye ho n'abantu kuganirira si mu rugo baba iwanyu bavuza gusa. amaradiyo, Si nturanye iwanyu. n'abantu baba bavuza ibiki n'ibiki. hanyuma se nta hantu ho Nose kwicara byibuze urumva nta ahantu handi- hadatuje umbabarira umbwiza ukuri. hitwa gute Eh? ahantu twicaye nyine Muri apartment. apartment Mm. uravuze ati kuko reka tugende kubivuga tujye ko ari muri apartment. lodge ndumva bisa nkaho utari kubyumva neza. Ntacyo wanabibonye ko winjiye nyine kuba nabibona akanishije muri apartment ariko nanone ntabwo ushaka kumbwira ngo watekereje ko tugiye kuganira sibyo uranabintunguza urambwira ngo ndaje nkubwire hari ahantu uri buze kugira gute Akasebe nsanga. wabanje ukamenya ese turashaka It's fine kuganira iki? mbwira ikintu ushaka kumbwira No, ntabwo ngiye nshaka ko ubivuga gusa ngo urangize umuhango. Nyine Njye ndashaka bimbwire. ko ubanza nka sheri wanjye nzi uhora ntabwo uwo yishimye. nguwo uri bumubone kuko iyo aba byibuze nawe washakiraga tugende nta reka tugende ntari ariko be ntabwo wakagombye kwitwara gutya. Niba haba hari impamvu nta mpamvu umuntu- n'imwe ahubwo wowe umva be sibyo, niba yenda reka tubare ko njye narangije gukora yenda ibintu bitagushimishe already, ariko kuriyakitinga ko iki ngewe kindimo kugenda ntakikubwiye ntabwo ari reaction nziza. aho Ahubwo tugende turebe aho twakagombye twicara kumenya. tubiganire cyangwa tuve no mu cyumba none se tugende duhagarare none se hanze nge- tubivugane nge- nge nakuzanye ahangaha ari uko kuki nabuze ahantu ahubwo twicara. utabanje ngo mbaze ngo ngiye ahantu nkakodesha icyumba twakiganiramo nta kintu ahubwo bigutwara wakagombye kuvuga uti ese niye mpamvu wanzanye hano. iyo mpamvu kuki se ushaka ko nkurebaho wenyine njye nkirebyeho njyewe urifashe Impamvu Ese urashaka- umuntu mbonye impamvu nicaye hano, urashaka sinjye ko- kuhakodesha ngo nje kuhaba nyine impamvu urashaka ko hari ukuntu nyine uba ufata impamvu urashaka ko nyikubwirira hanze nicyo ushaka. okay mbwira ikintu ushaka kumbwira oya ntabwo ngiye nshaka be nawe urabizi ko atari uko nteye. Ntabwo nshaka kumbwira, Ndetse ntabwo maze ntabwo guseke. nshaka ko ubikora nk'umuhango. Nyine ushaka kugira ngo Ndashaka mbaze kugira nseke. ngo ubanze ugaruke muri mudu be. nta ukuri kw'Imana nk'uzi kukubeshya ntabwo ndi bugaruke muri mudu ushaka Ntabwo rero utagarutse muri mudu icyo nshaka. nta kibazo byihorera kuko Reka ikintu reka wumva ko tugende. utambwirira ahantu twicaye ikintu wumva ko utambwirira mu rugo Oya, iwawe ari se, ukumva be, ko uri bukimbwirira ahantu waje kuki kwishyura uri kunyitwaraho nkaho ndi umuntu umenye ejo. Kubera iki? ahubwo nta nubwo nari nzi ko ngewe mu bintu utekereza ushobora gutekereza kuko uri ikintu cya mbere hari abantu wikwitwara nk'umuntu umaze kumva ufite imyumvire ko umuntu ugiye muri aparitema ataba agiye kuvuga ibintu bizima cyangwa se ibintu by'ubwenge. Wikwitwara nk'abantu nk'abo ngabo sibyo. Wikumva ko umuntu ugiye muri aparitema agiye gufata icyumba aba atagiye kuvuga ibintu bizima. Oya, reka ubanze wumve ikindimo, noneho hanyuma yo kumva ikindimo nibwo uraza kuriyakitinga cyangwa se ariko buse reka tuvugishe kuri be. Ubu koko urabona nje Emile nakwifata nkaza nkatanga amafaranga nshaka ahantu hatuje, nta bwenge mfite. Njyewe ndakwinginze hari icyo dushaka igihe tumaze igihe dukundana be sibyo. Okay.
ko se ariko se windakarira Ntabwo se ndakaye. umuntu arandakarira naramubwira ikintu nshaka ko bana wawe nawe uri kunca intege mana we ubu se koko nahera he nkikubwira uri kundeba nabi njye ariko ntabwo ndakaye nta nubwo nishimye. ntabwo urakaye nta nubwo wishimye mbese uri hagati nk'ururimi mbese uravuze ngo ntacyo maze mfite ubwenge ndi munwa nakivugira. okay ngaho ivugire wishime ufite n'ubwenge ahubwo wowe mbwira nyine nicyo ushaka ko tuganira. benda reka njye nkubwira ntabwo uri muri mood kabisa. ese mu dushaka ko njyamo ni mood imeze gute? ntabwo uri muri mood pe nyine mu dushaka ko njyamo ni mood ntabwo wenda ibyo ugiye kumbwira nibyo uri bunjyane muri mood. ntabwo njyewe sibyo njyewe nakurakariye sibyo kandi reka nkubwire ibintu tubiganiraho kenshi ntukajya ukunda kwiribaho ku ruhande rwawe wenyine jya wirebaho urebe n'umuntu muri kumwe sibyo uri wowe uri hano uri comfortable kubera ko niho hantu wahisemo kuba uri sibyo njyewe nkwituyeho nzi ko tugiye kwicara ahantu tukavugana ampulisi ntabwo dufite gahunda ko turi bujye ahantu wenda wari umwinsanga ahantu ndi sibyo icyo nshaka kugira ngo rero nkubwire wikumva ko kuba ndi hano kano kanya ngomba kwitamira nkawe waje uzaho ugiye. ariko wowe uburyo uri kuriye nyine uburyo uri kubifata ubundi umfate be gufata gute ngufata uko ubizi ko ngufata urabizi none se kuki uri kumfata nk'aho tumenyanye ejo njyewe nagusobanuriye icyo wita kumarana igihe njyewe nagusobanuriye okay be njye nagusobanuriye iyo habaye iyo topic tuyireke iyo habaye ikintu nk'iki ngiki sibyo urumva nyine ni ya telefone ndi kana yibonye wazigenda ejo kandi tuzigena harimo nashizemo nose nyine urumva be ndabizi si ubwa mbere yenda naba nkoze ikintu kitagushimishije ariko ukuntu usanzwe uteye iyo nakoze ikintu kitagushimishije unega amatwi urumva warangiza kuntega amatwi ukumva icyo ngushakira ariko uburyo umeze urasa nkaho nyine ntabwo ushaka kunyumva usa nkaho watangiye ku expecting ikintu ahari ngiye kukubwira njye nakubwiye nti ese be tuvugisha ukuri mu rugo urabizi urusaku ruhaba tuba twahereye ku wa mbere dukora tukageza kundi wa mbere kuba nakubwira nagenda nkafata icyumba kuba nakuzanye ahangaha si ukuvuga ko njyewe nagusuzuguye ibyo bintu byumve neza sibyo ndabyumva ko enda nagutunguye ariko nta kindi kintu ngamije kugira ngo tuganire urumva njye ndashaka gusa kugira ngo ugaruke muri mood unyumve ariko tuba twakoze cyane tuba dukeneye byibuze gushaka ahantu tuganira sibyo kandi ndakwinze ndabizi neza uranyumva sibyo ngaho banze mbwire rero be urankunda yes I do. hari ikintu basi ngiye kugusaba kandi ndizeye neza ko uranyumva be kuva twakundana nta wundi mukobwa nari numva mfitiye santima wihangane urwo rusaku uri kumva nyine ni urusaku rwo mu ma apartment nyine baba basakuza ariko nta wundi mukobwa cyangwa se numva naryamana nawe numva uranyuze ndetse ndagukunda be reka ngusaba ikintu kimwe please ndakwinginze muri ino minsi urumva muri ino minsi ntakubeshye ntabwo meze neza sindabivuga gute kugira ngo basi ubyumve be hano hantu turi ni ahantu navuga ngo hihereye
dushobora kuganira ibyacu ibyanjye nawe sibyo ariko please tell me basi se ikintu ngiye kugusaba urakimpa niba ari ibintu bishoboka pe ese nkubaza ikibazo shiri waretse guca hirya no hino wambwiye turi abantu bakuru aho kugira ngo Mm. nsabe urugero okay reka mbivuge ntabwo pe ni ukuri muri ino minsi ndumva nshaka gukora sex ndumva nshaka gukora sex ndumva nyine Ukirirwa ntabwo uvunika. meze neza kandi Ukirirwa uvunika. numva ari wowe wamfasha nari mbizi ntabwo ushobora kuza ahantu nk'aha nyamara nabivuze ngira umusazi utaye ahantu bicara bakaganirira uje ahantu wishyuye icyumba ngo ushaka kuryamana nanjye ntabwo ari wowe wabinyibwiriye tukanabyumvikana Ah, don't touch me. mba mubwire ndavuze induru ni wowe ubwawe twicaye tujya inama dusetinga ko ibyo ntibizaba ari uko twashakanye hano kanya se hari inkwano uvuye gutanga cyangwa hari ubwo nawe y'umugore wawe tuvuye gusezerana imbere y'Imana nta soni mbese ubwo ngubwo ibyo ntiwabitinyuka ubu waciye i Nyanza ugaruka Nyabugogo urakata uraza ugera i Remera ngo uri gushaka kumbwira ngo urashaka ko tugira gute ariko abasore mwese muri bamwe nawe nari nizeye uba umukristo twirirwa dusenga buri munsi tuvuga ngo Imana idushoboze ariko nambaye umubiri njye nambaye shitingi ntabwo ari umubiri nawe wambaye umubiri hanyuma kuki njye none se niba umva rero nkubwira ujya kubimbwira wari ubizi ko ufite umubiri sibyo nanjye uri kubikubwira mfite umubiri ntabwo nambaye wabanje ukanyumva ntabwo bikunda wabanje ukanyumva niba ari buretse ari ariko buretse mbabarira buretse kugenda sibyo mbabarira buretse kugenda Ndakubaha. twumvikane kino Emile kibazo kamuvuge mu izina uyu munsi twumvikane kino nimba wowe ubwawe wifashe ukanyubahuka ukaza gukodesha icyumba nakubashye ndavuga ngo reka twicare byibuze tunaganire sibyo tuganire numve n'ikintu ushaka kumbwira ahari nahubutse numva ko nkurenganyije kandi numve n'ikintu ugiye kumbwira koko nk'uko nabitekerezaga niko ubigenjeje none ngo ninkubabarire ninakumva ako se Jenny kuba nkubwiye amarangamutima yanjye ayo marangamutima yawe ni iki kintu ayo kirenze marangamutima nkubwiye yawe I don't care yego ese reka nkubaze buretse nkubaze be sibyo wasohoka ni tuganira oya buretse banza unyumve sibyo Reka be nkubwire. ngenda gushaka nta ndagushaka pe. kintu na kimwe nshaka kumva kikuvuyeho nimba urukundo rwanjye nawe ariko tugomba kurura oya ntabwo none se reka nge nkubaze oya reka dutandukane reka nge nkubaze reka ubu si dutandukane ubwa mbere kino kintu nkikubwiye bibe n'ubwa nyuma ahubwo tumaranye igihe bibe kingana n'ubwa nyuma tumaranye ntibibe ari igihe- ubwa mbere gusa bibe n'ubwa nyuma njye ubwanjye ninjye wakwibwiye nakubwira ngo sinshobora mu gihe ntarashaka sinshobora gutinyuka icyo kintu sibyo Ndabizi. niba rero wumva ko ibyo nakubwiye bitesheje agaciro ukumva ko ngiye ibyo nakubwiye wenda ndi umuntu uvuga ikintu ejo nkongera nkivuguruza no oya ndabizi ko iki twicaye tuganira kuri iki kintu nanjye nagusezeranyije ko ntazi amafaranga wishyuye hano umbwire ngo nangahe ndayagusubiza uretse ntabwo njye nose Oya. ndakubwiye ngo yansubize ndaguhombeje wari wabaze ko hari inyungu ufitemo none nta kintu ukuyemo ariko umva ndabizi neza ko twicaye tuganira kuri iki kintu ushobora no byibuze nkubwira ko ntazigera ngusaba ko turyama hanyuma narabigusezeranyije bikonsaba ariko ko ndi dusenga. umuntu mfite umubiri sibyo? niba ufite umubiri genda ufate inkwano Ariko se ugende basi wese ukore ubukwe tubane wanyumvishe ufite umubiri ndakwinginze jya kunywa ndakwinginze. dukore ubukwe tubane bikore uyu munsi Sinshobora. bikore uyu Imbere y'Imana bikore uyu sinshobora. rimwe ryonyine Sinshobora, sinzongera ndakurahiriye ku Mana. ntabwo nge nzongera pe Ntabwo nshobora. mbabarira ubikore I rimwe can't. ryonyine No. ndagushaka Ahubwo ni- umva nyine utamfata ese wanyumvishe
umva ngwino nkubwire basi ngwino nkubwire ikintu kimwe ndakubaha ngwino nkubwire ikintu cyane ndakubaha ndagukunda ngwino nkubwire ikintu ariko niba ubwo dushaka kwiyubaha icara hano basi nkubwire ikintu kimwe icara nkubwire ntabwo nongera kugukoraho basi icara hano nkubwire ikintu kimwe sibyo ubu koko niba nkusabye inshuro imwe wambabarire ubwira utarimo kunsaba inshuro imwe wabishobora kureka ijambo kunsaba inshuro imwe yonyine basi mbabarire ese ko nzi ko abagabo ntabwo ijambo kuki wowe ibyo ninongera kugusaba nakubwiye ngo sinshobora niyo wateka ibuye rigahinduka isosi ntabwo nshobora kandi winamvugisha byinshi niba usohoka tujyane iyo tujyane na cena habonye wambabariye ndakwinginze ndavuze induru ndakwinginze uravuze induru ndavuze induru wande kwire njye ntabwo ngufashe ku ngufu ariko wabumvishe ntabwo ufashe ku ngufu cyakoze ndanaciriritse niba ari nabwo icyo umfata niba ushaka no kumva ko ushaka kuza nkijira hano rimwe si ubwa mbere kino kintu oya si ubwa mbere kino kintu ngusabye rimwe aswi rimwe ma rimwe egera hino basi nkubwire sinshobora uzi n'ikindi ndatashye kandi ibyanjye nawe birangira uyu munsi nimba ari runo rwego mfataho nimba warangishushanyo yo kuri umukristo sibyo wowe ubwawe ukansezeranya ibintu ntubashe guhagarara ku isezerano ryawe reka birangire niba koko Imana ari wowe yangeneye tuzasenga izo ndiri duhuzwe n'indi mpamvu ariko niba atari nawe Imana ishimwe ko mubonye hakiri kare inshuro imwe yonyine wambabariye ntumbyikirize kabiri imwe yonyine imwe y'iki sinzongera pe ndagusezeranya ko nazongera garuka ni prank basi ni prank bino nkwereke umva va muri icyo egera hino gwino hano zana kamera hano mwere ni prank pe icara hano nyine ni prank waje kwishyura icyumba cyo kunguriramo prank cyangwa nacyo ntabwo wakishyura ikumbeye oya hano hantu ntabwo ari muri lodge hano hantu ni ahantu twimukiye twakuye oya nyine icara hano ngusobanurire ariko icara ariko ngusobanurire ukuntu bimeze ibi byose wabifashe singo byose nabifashe nyine ni ukuvuga ngo urwibanga ahantu twakoreraga twarahavuye iyi rero ni location nshyashya urumva ni ahantu hashyashya urabona ko atari hahandi twakoreraga navuze ni ahantu hashyashya reka mabyaza umusaruro hanyuma magukorera pranka ntite ko ari lodge ari apartment naringiye gusiba nkanakubloka nkanatanga itangazo njya kuri site nkavuga ati bakunzi ba December nizere ko mumeze neza iyi ni pranka narimaranye igihe kirekire ariko nkagira ute nkashaka nkabura ahantu nyikorera ngize amahirwe mbona urwibanga twimukiye ahantu heza twimukiye ahantu hashyashya ndavuga nti reka nkorere umukunzi wanjye pranka rero mu by'ukuri iyi pranka nyikoze tutaratangira gushutinga barimo baramamagara urumva uyu mukunzi wanjye namucishije mu gikari nta mukinnyi n'umwe yigeze abona kuko iyo abona umukinnyi ukina mu rwibanga yari guhita agira ute yari guhita abimenya so rero nta mahirwe ngize gira basi cyo ubwira abakunzi bacu basi dusoze vuba ndabizi mu kanya bagiye kumamagara hari ibyo murakubwira ibintu bitewe n'icyizere wari umufitiye ukumva ucitse intege ariko se wowe wumvaga nakubwira bino bintu koko kandi wari ubimbwiye nyine sinkwizera ariko twasezeranye twasezeranye njye nawe warakwibeshye cyangwa Imana nasenze nyine ntabwo wibuka umunsi iyo nsenze ndatokesha ntabwo wibuka umunsi njye nawe twicara tutangira gukundana tukicara ko tutazigira tujya mu bintu byo kuryama uwo munsi rero nakwibutse ngo ko ari wowe nabimpromise sheri uzi ijambo gito ahubwo twaravuze duti niba wibuka twaravuze basi aho kugira ngo tujye dutekereza ibyo nyibyo dushireho umunsi wo gusenga umunsi wo kuwa gatanu basi rata mumeze neza bakunze ya December ntabwo rwose ibyo bintu nabikora uyu mukunzi wanjye ndabakunda
reba ukuntu nari narazi no gukorera prank si rero kunkorera prank nkakwihorera oya nyine ntabwo nari kwihanganira ko Mumpe prank prank ebyiri zikurikirana Mumpe prank kuri nimero yanjye rwa na 209 ndabashimira mu gihe cyitekerezaho prank ubu Emile Timo Emile hejuru cyane so reka dusoze ntabwo nabiteke pe sure reka dusoze tubabwira ngo murakoze kandi mukomeze mudukurikire kuri December Brad turabakunda cyane noneho tumaze igihe tutaba prank mukatubwira ko turi gutinda ariko noneho tugiye kuzibaha nziza kandi zigisha so tuzaganira kubera amasaha yagiye tuzafata umwanya tubabwire amasomo ari muri no prank so bye bye. God bless you. Bye bye.